Yego turabasuhuje mu izina rya Yesu, tubabwire ngo Imana y'amahoro nikomeze yamamare ku buzima bwanyu ndetse no ku bugingo, kandi tubabwire ngo nukuri turabishimiye turabakunda. Ntangiye rero mbibwira ni Umugwaneza Official Rwanda, ugarutse kuganira namwe ijambo ry'Imana. Nzajya mpora ngaruka nibikunda, ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana ikomeze iganze kuri twebwe, iganze kuri mwebwe. Rero tugiye gutangira dusenga Imana kugira ngo wowe unyumvishije uri mu bihe bitari byiza, bitakubereye byiza, bitameze neza, bidatunganye, kubwira ngo komera ushikame, nukuka umutima kubw'ibyo ubona. Imana yigeze ibwira Yesuwa iramubwira ngo nuko komera kandi ushikame, ngo nzabana nawe mu rugendo rwawe aho uzajya hose. Hanyuma irangije aramubwira ngo nuko komera kandi ushikame, kubera ko ari njye ugize gute ngo ubigutegetse. Rero Imana iduhe gukomera, dukomerere mu mwami. Wowe utameze neza humura uyu munsi, niba byanze ejo bizakunda. Mu ijuru hari Imana ifite imbaraga, ifite ubutware kandi ifite ubuhungiro, kandi Imana ni yacu kugira ngo tuyihungiremo, tubone ubuzima, tubone amahoro, tubone agakiza, dukizwe nayo, kugira ngo Mwuka Wera yongere atwegere, agirane usabane natwe. Turagushimiye Kristo, turaguhimbaje kubw'izina ryawe ryiza. Uri umugaba w'ingabo, uri intwari mu ntambara, uri Imana itananirwa, uri Imana idatsindwa, uri Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, uri Imana itirengagiza ko yavuganye natwe, uri Imana itirengagiza ko yaturemye dufiteho umugambi kandi mwiza w'urukundo, kandi turema idukunze. Ndakwinginze rero kugira ngo buri muntu wese uzatega amatwi ijambo ryawe uzamugwizemo imbaraga mu bugingo, uzakomeze amavi ye yaraskumye mu izina rya Yesu Kristo, uzamufata amaboko kandi uzamubera amaboko, uzamubera inkingi, uzamubere byose, uzamubera ubwugamo, uzamubera urufatiro rutanyeganyega. Ijambo ryawe rero rirakomeye, ijambo ryawe n'umutsima utera imbaraga muri uru rugendo tugendamo, tugatambuka, tukanyurwa, kandi tukanyurwa n'ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo rero dukomereza amaboko, dukomereza ubwenge, dukomereza ibitekerezo byacu ubigarure kuri wowe, ubirinde kujya kure, uturinde gutana, uturinde guhaba, uturinde guca mu nzira utagambiriye ko ducamo, ahubwo inzira wagambiriye ko ducamo arizo tubasha gucamo. Urakoze kuko utwumvishije, urakoze kuko uje kudushyigikira, kudufasha no kudukomeza kugendana natwe no kutubungabunga no kuducungira umutekano. Bikomeze bibane natwe twese na bene data bose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Tugiye gusoma amagambo meza y'ubugingo, amagambo meza atera imbaraga yanditse mu gitabo cy'Abami, Abami ba kabiri, ibice byaho ni 5, umurongo waho n'uwa mbere. Umukozi w'Imana yadusomera. Imana imuhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Igitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 5. Umutwe w'amagambo waho uravuze ngo ibya Namani n'umugaba w'i Siriya w'umubembe. Namani umugaba w'ingabo z'ubwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja, kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshagaho Abisirayeli kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Icyo gihe Abisirayeli bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye ajya mu gihugu cya Isirayeli, banyagayo umukobwa muto, aba umuja wa Mukanamani. Haleluya. Imana nibaha umugisha. Ijambo riratubwiye ngo yari umutware, yari umugabo w'ibigango, ariko yari afite ibibembe. Nawe uneze amatwi ushobora kuba uri umuntu w'umunyacyubahiro, ariko ufite ikibembe ubana nacyo abantu batazi. Inshuti zawe, abavandimwe, abagukomokaho, abo musengana, abo mugendana, ufite ikibembe ubana ku mutima cyagukomerekeje, ibyo waciyemo, ibyo wanyuzemo, ibyo wumvishije, ibyo wabwiwe, ibyo wagiriwe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo mu ijuru hari Imana izi kumenya ukuntu ica inzira, ikohereza abantu bagatera bakaza kunyagayo umwana. Niko ijambo ritubwiye ngo hanyuma bamaze kumunyaga, uwo mwana araza aba umuja cyangwa se aba umugaragu, hanyuma aza kugirana ariko ubusabane n'uyu mugore, uyu nguyu wari urwaye ibibembe. Aza
kugera ubwo abona shebuja amenya ko afite ikibazo aza kwegera nyirabuja. Imana nidushyigikire, data wa twese aturwanirire. Bivuze iki? Imana yo yonyine ikwegere imenye ikibembe ufite. Niyo yabasha gukora ku mutima wawe, niyo yabasha gukora ku buzima bwawe, niyo yabasha gukora ku ngeso zawe zakunaniye, izakubereye ikibembe. Ntabwo ibyo bintu ari ngombwa ko biduherana, ntabwo ari ngombwa ko biba igitsikamutima cy'ibibembe, oya. Ntabwo dukwiye kurwanirwaho n'ibyo bintu, ahubwo isaha irageze ngo Imana ikoreshe imbaraga zayo nk'uko isanzwe izikoresha. Muri iki gihe cyabanje cy'abami, Imana yari ifite imbaraga, yari zifite icyo gihe, na n'uyu munsi iracyazifite. Wikumva ko byarangiye, wikumva ko byacitse, oya ntabwo byacitse. Wikumva yuko wacika ururondogoro, wikumva ko wakwiheba, wikumva ko wakwiyahura, kubera yuko hari ibyakurenze, hari amadeni yakuruhije, hari uburwayi waheze ku gisasiro, urumva uburwayi budakira, uburwayi bwaduka buri munsi, urumva ari wowe buza bugeraho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo icyo kibembe cyawe Imana irakizi, humura. Komeza dusomere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yego. Tugeze ku murongo wa 3. Haravuze ngo bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Aramubwira ngo bukeye aramubwira ngo icyampa databuja akamenya umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Uyu mudamu ntabwo yigize akabukana umuja ngo amubwire ngo wabibonye ute, kubera ko aribo bari babizi bonyine, oya. Ahubwo yagize amatsiko, agira kumutega amatwi, agira kumwumva. Aravuga ati ibyo ari byo byose, niba uyu mwana abashije kumenya ibi bibembe, reka mwegere. Aramwegera, amwigiraho inshuti, aramubaza ati none byagenda gute? Aramubwira ati ni ukuri iwacu aho mwankuye hariyo umukozi w'Imana, hariyo umuntu wabafasha, hariyo umuntu w'Imana yagiye akora ibitangaza, Imana yamukoresheje ibitangaza, ndabizi. Hanyuma n'uyu databuja amusanze akamugiriraho umugisha, ukabimubwira akabyemera, akemera kugutega amatwi, akemera guca bugufi, ndabizi neza ko yakira. Imana nishimwe. Haramubwira ati ni ukuri muri Samariya ndabizi neza yuko uyu nguyu yahagirira umugisha, ibibembe bikabasha kumukurwaho. Wenda bagize gushidikanya, bagira gutekereza ibintu byinshi, bagira impamvu, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwana yazamuye icyizere, uyu mudamu nawe azamura icyizere. Umudamu abonye icyizere cy'uyu mwana w'umuja bashimuse, yumva ko koko bishoboka. Banza wumve ko muri wowe bishoboka. Ibyo abantu bakwereka ko bidashoboka, ibintu abantu bakwereka ko nta nzira, ahantu nawe ubwawe ureba ukabona ko nta nzira zahava, manza wakire icyizere, wakire kurema, wakire ko bishoboka. Wumve ko ibibembe byakuvaho, wumve yuko uwo mutwaro wari uguhetamishije ibitugu wagukurwaho, wumve ko wawutura, wumve ko hari umutwaro ugomba kuva ku mutima wawe, umutima w'urwango, umutima w'ubugome, umutima wo guhimba inkuru mpimbano, ugahimbira bagenzi bawe, ukumva ko wabatura mu gico runaka, ukumva ko wabagambanira ngo bicwe, ukumva ko bategwa, kandi ubizi manzi utura uwo mutwaro. Nicyo ngicyo nacyo ni ikibembe. Kuraho izo mpamvu z'ibibembe, numara kwemerera Imana, ukumva ko ibibembe biri bukuve ku mutima, Imana nayo ifite ukuntu iri bugusanganire, ikibembe kikakuvaho, ukururuka umutima wawe ugaca bugufi. Imana nidushyigikire. Komeza udusomere. Amen. Ku murongo wa 4 haravuze ngo Namani ajya kubwira shebuja ibyo umuja we waturutse mu gihugu cya Isirayeli yavuze. Nuko umwami w'i Siriya abyumvise abwira Namani ati, haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami w'Abisirayeli urwandiko. Namani ahera ko aragenda, ajyana itarano n'ifeza 10 n'ibice by'izahabu 600 n'imyambaro yo gukuranwa 10. Ongera usoma ngo haruguru neza kuri 4. Haravuze ngo Namani ajya kubwira shebuja ibyo umuja waturutse mu gihugu cya Isirayeli avuze. Haravuze ngo Namani ajya kubwira umugaba w'ingabo ibyo umuja waturutse mu gihugu cya Isirayeli avuze. Imana ishimwe. Aramubwira ati birashoboka, noneho twakiriye icyizere ko ibibembe umaranye iminsi biri bugukurweho. Hari umuja ubi wawe
avuze ko ibi bintu bishoboka, avuze ko muri Siriya, avuze ko muri Isiraheli wabo harimo umukozi w'Imana, avuze yuko bikunda, avuze yuko hari ibintu byinshi yabonye nawe ashingiraho arizera. Hari abantu benshi bakize, arasenga bigakunda, hari ibintu byinshi ategeka ku buzima bwawe bigakurwaho. Biterwa nuko uyu muntu nawe usenga yarahagaze mu gihe cyiza, yabanaga n'Imana byimbitse, ntabwo yari afite uburyarya, ntabwo yari afite uburiganya, yari afite kwizera gutandukanye, ku buryo uku kwizera uyu mwana nawe yakujyanye mu gihugu cy'ubunyage, aho bamunyagiye ajyanayo kwizera, yakuye mu gihugu cya Isiraheli. Aravuga ati birashoboka, byibuza tuzongera dusubire mu gihugu cy'iwacu, ariko se nzasubirayo ne? Ariko kumva Imana yari ifite inzira, yari izi yuko izacisha kuri uyu mutware, akabona ibibembe bye, bakabasha kumushyira imbere, bakamubwira ati noneho tugende utwereke. Imana ishimwe. Komeza udusomere. 5 haravuze ngo nuko umwami w'Isiriya abyumvise abwira Namani ati haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami w'Abisirayeli urwandiko. Nukuri Namani ahera ko aragenda, ajyana italanto n'ifeza 10 n'ibice by'izahabu 6,000 n'imyambaro yo gukuranwa 10. Imana ishimwe. Ngo nuko aramubwira ngo abyumvishije, aramubwira ngo haguruka ugende. Hanyuma nanjye ndi bwandikira umutware urwandiko ruri buguheshe kwinjira muri iki gihugu, ruri buguheshe kugenda, ruri buguheshe inzira. Ngo hanyuma arahaguruka, ngahagurukana imyambaro, ahagurukana n'italanto. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma kubihagurukana nawe yaramajije kwizera, kuko iyo atizera ntabwo yari buhaguruke. N'uyu nguyu wamufashije kohereza urwandiko nawe yamufashije kwizera. Urumva ibibembe byari bibabaje, ibibembe byari bimaze igihe, byari byarababereye umunuko, byari byarabateye ikibazo, nabo bibazaga uburyo uyu umugaba w'ingabo yazakira, byari byarabaremereye. Urumva bari barabuze icyo bakora, nubwo bari mu gihugu, bari mu butware, ariko ni ukuvuga ngo nabo bari bafite igikomere ku mutima, bari bafite ikibembe bamaranye iminsi, cyari cyarabagoye, cyarabaremereye. Ariko aramubwira ati ibyo ari byo byose haguruka turebe ko byakunda. Bahafatanya kwizera, hari abamuherekeje, hari n'uwanditse urwandiko, ari naho yinjiye mu gihugu nabo barizeye. Ngo hari aho bageze ngo biba ngombwa kubyumvishije ashishimura imyambaro. Hanyuma undi uwo muhanuzi ngaramubwira ngo wishishimura imyambaro, bareke baze, baramenya ko muri Isiraheli dufite Imana. Hari Imana mu ijuru yumva amasengesho, hari Imana kuri iki gihe, Imana iracyahari, urufatiro rwayo ruracyahari, ruracyahagaze. Wicika intege, ibyo ngibyo wabonye byigukura umutima, wikurwa umutima n'izo ngabo wabonye, wikurwa umutima n'ibyo bitero by'abadayimoni, wikurwa umutero n'ibyo ngibyo bakuvugaho, wikurwa umutima nuko abantu bakwanze, wikurwa umutima nuko abantu bakugiyeho impaka. Mu ijuru hari Imana izi byawe, izi bibembe ufite, izi bibembe abantu bagusize, izi bibembe wavukanye, izi bibembe, izi kibazo wicayemo, irakizi. Iravuze ngo haguruka ugende. Kugenda ni ukujya imbere y'Imana, ukajya kuyibwiza ukuri, ukayisanga, ukayemerera, ukaza guca bugufi, kugira ngo uze kubasha kwibira muri Yorodani wicishije bugufiya, warakuyeho imyanda, warakuyeho inenge zituma umugambi w'Imana udasohora ku buzima bwawe, zituma Imana itakumva, bituma wumva ko ijwi ryawe usenga buri munsi uzamura Imana itaryumva. Mbese iki kibembe waba ukizi? Waba warabashije gusobanukirwa ikibembe ufite, cyangwa ntabwo ikibembe kikuriho urakimenya? Hari ikibembe kizanwa na Satani, hari ikibembe kizanwa n'abadayimoni, hari ikibembe kizanwa nuko wavutse. Hari ikibembe, nagira ngo unyumve wowe ufite ikibembe, uwo ari we wese ufite ikibembe, ubashe kumva neza iri jambo kandi ubashe kuryakirana umutima ukunze. Komeza udusomere, Imana iguhe umugisha. Reka dusome umurongo wa 7. Haravuze ngo umwami w'Abisirayeli amaze gusoma urwo rwandiko, ashishimura imyenda ye, aravuga ati ariko uwo mugabo kunyoherereza umuntu ngo muvure ibibembe, ni njye Mana yica kandi ikabeshaho? Ntimubitegereze ndabinginze, mumenye yuko ari kunyendereza. 8 yaravuze ngo nuko Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisirayeli yashishimuye imyenda ye,
amutumaho ati iki gitumye ushishimura imyenda yawe, mureke nsange aramenya ko muri Isirayeli harimo umuhanuzi. Yego, Imana ibaho umugisha. Uyu mwami yumvishije uyu mugabo urimo uza mu gihugu cye, yagize gushidikanya, agira kwitekerezaho, yumva nyine abuze igisubizo, yumva nta bufasha afite. Hanyuma aravuga ati ariko uyu muntu arimo aranyendereza, arimo aranshotora, ese arimo araza muri iki gihugu ngo mukize ibyo bibembe? Arumva ni njyewe Mana yica cyangwa se igakiza? Aravuga ngo arimo aranshotora. Ariko ndagira ngo nkubwire, Elisa nawe abyumvishije yumva ko umwami yashishimuye imyambaro. Nono Elisa nawe atuma ku mwami, aravuga ati woya wishishimura imyambaro, si ngombwa, mureke yambuke aze muri Isiraheli. Nagera muri Isiraheli aramenya ko harimo umuhanuzi, cyangwa se aramenya ko harimo umuntu w'Imana, cyangwa se aramenya ko harimo Imana. Imana nishimwe. Ndagira ngo ubwire ngo ibintu wowe waburiye inzira byereka Imana, ibifitiye inzira, ibifitiye ibisubizo, ibifitiye ubusobanuro. Ndagira ngo ubwire ngo Imana yacu ntibura inzira. Hanyuma uyu mugabo amajije kugera muri iki gihugu, umwami yaramuretse arinjira kubera ko yari afite urwandiko ruhamugeza. Ngo hanyuma baza kugera kuri uyu muhanuzi, ngo hanyuma bageze kuri uyu muhanuzi, ngo uyu mugabo Namani ngo ategereza ko Elisa ari busohoke hanze, akaza wenda akamuvugisha cyangwa se akamusuhuza, cyangwa se bakamubwira ngo wenda injira mu nzu. Ngo Elisa yavugiye mu nzu, ngo aramubwira ngo amanuka ajye muri Yorodani yibiremo kangahe? 7. Hanyuma uyu mugabo amanza gutekereza ku cyubahiro cye, atekereza ku gukomera kwe, yumva ko atari ngombwa kumanuka ngo yibire muri Yorodani. Atangira no kwerekana impamvu mu bihugu by'iwabo bavuyemo hari inzuzi nziza ndetse zikomeye zifite amazi meza, yumva ko hari amapisine agezweho. Ariko si icyo ngicyo Imana yashakaga kugira ngo uyu mwami amanze yururuke ace bugufi kugira ngo ibi bibembe bibashe kumuvaho. Guca bugufi rero hari harimo n'ibindi bintu, hari ugukira ibibembe, ariko guca bugufi ko ari kumanza agaca bugufi akemerera Imana mu mutima, akamanza akemera Imana ya Eliya, akemera Imana yaremye ijuru n'isi, akamanza akayigirira icyizere, akumva ko ishobora byose, akumva ko yamubohora, akumva ko yamukura mu bubata. Hanyuma we azamura icyubahiro, yumva yuko bitakunda ko amanuka muri Yorodani. Hanyuma bo bari kumwe nawe, bari bamugaragiye, baramubwira ngo iyo gusaba ikirenze cyo ntiwari bukemera ukagikora. Baramubwira ngo kumanuka ukiyuhagira bitwaye iki? Baramubwira ngo emera ubikore. Imana nishimwe. Hanyuma amaze kumanuka, yaramanutse koko abikora bwa mbere yivovota, abikora ubwa kangahe, yazamukamo akabona nta cyahindutse. Nawe birashoboka ko hari igihe usenga ukabona amasengesho yawe nta cyari guhindura, ariko ndagira ngo nkubwire ngo komeza usenge bizemera, komeza usenge bizahinduka. Imana yacu ntihutiraho, Imana yacu ntikererwa, Imana yacu sintarenganya, Imana yacu ntihinduka, Imana yacu ntiryarya. Ndagira ngo nkubwire ngo gira icyizere, ibyo Imana yavuganye nawe bizashoboka kandi bizakunda. Ndagira ngo nkubwire ngo umutwaro ufite w'ibibembe uzakuvaho. Imana nibaho umugisha. Hanyuma yaramanutse ajya muri Yorodani aribira, arabikora aribira. Ingabo zari zumuherekeje ziramubwira ngo bikore kugira ngo usohoze gukiranirwa k'umukozi w'Imana, cyangwa se k'umujakazi w'Imana, cyangwa k'umugaragu w'Imana uko avuze Elisa. Arababwira ati ariko nta nubwo yigeze asohoka ngo byibuza nkozeho n'ikiganza. Ibintu birashoboka, birasaba ko nawe uzamura kwizera muri iri jambo, ukavuga ngo Imana yabanye na Namani, Imana Elisa yahamije igakora imirimo, ikamanuka ikajya mu mazi, amazi ikayahindura. Hari izindi nzuzi baciyeho nyinshi, hari inzuzi zari zikomeye, yashoboraga no gushaka izindi nzuzi bubaka zikomeye kugira ngo bigaragare ko ari umugaba w'ingabo. Ariko Imana ijya yemera yuko umuntu aca bugufi kugira ngo isoze icyo yagambiriye. Rero nyemerera nawe unyumvishije uce bugufi imbere y'iyi Mana. Imana yacu niyo gucirirwa bugufiya, waba umunyacyubahiro waba ukomeye, icyubahiro gitangwa n'Imana, niyo yakuremye. Emera ucire Imana bugufiya kugira ngo ikibembe wari ufite icyari kikugose, hari intambara zirwanira muri wowe, hari ukubura amahoro imbere muri wowe, hari ukubura amahoro k'ubuzima, hari ukubura amahoro, hari ibyaguteye, hari ibirara bigutera, hari ibirara biguhiga, hari ibigucurika, hari ibigusimbutsa inzobo, hari ibikuraza mu mwijima, hari
ibyo urara wibonamo wapfuye. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo cyose ni ikibembe ubana nacyo abantu batazi. Ikibembe wabana nacyo mu nzozi, ikibembe wabana nacyo mwiyerekwa, ukajya werekwa inzozi zidafite umumaro, zidafite umurongo, ukajya ugira yerekwa ariko dayimoni bakagusabiramo ukanavangirwa. Ndagira ngo nkubwire ngo uwo wose n'umwijima ni ikibembe. Hanyuma wemereye Imana ugaca bugufi ukamanuka ukabasha kwibira muri uru ruzi Kristo yategetse, wabasha gukira iki ibibembe bikagukurwaho, uyu mwijima ukakujya kure, ibigenda bigutsinda, bituma utenebuka, bituma utsindwa buri munsi. Ibingibi byarangira kubera ko mu ijuru hari Imana, kandi Imana yacu irafatika, ishobora byose. Yego. Ndagira ngo mbabwire ngo rero hamwe n'ijambo ry'Imana twumvishije, Imana ibahe umugisha. Hanyuma nigize nsoma ijambo rimpamo ibyiringiro ryanditse muri Zaburi 125, haravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamye hamwe iteka ryose. Ngo nk'uko iyo misozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be, ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Ndagira ngo nkubwire ngo Elisa yari yiringiye Imana nk'uko imisozi igose Yerusalemu. Elisa yumvaga ibintu byose bishoboka, yumvaga nta kintu kinaniranye, yumvaga yuko uyu muntu namara kugera muri iki gihugu bitagendeye ngo ni umwami, yumvaga yuko ijambo ry'Imana rifite imbaraga kandi ijambo ry'Imana rirema ubuzima buzima. Turagushimiye Kristo, turagushimiye Mwuka Wera, turagushimiye wowe ubasha gusanga umuntu ukagaragaza ibibembe bye ukabihishura mu izina rya Yesu Kristo. Hari umuntu ufite ibibembe bitazwi n'abantu, hari umuntu ufite ibibembe bikomeye, ariko wowe usana imitima, wowe womora imitima, wowe upfuka inguma z'abababaye mu izina rya Yesu Kristo, ukabasha gusibura inzira z'i Yerusalemu. Ndakwinginze ngo nusange buri muntu wese ufite ikibembe usibura inzira ze mu izina rya Yesu. Aho ibibembe byasibye ubikize, womora izi nguma, upfuka inguma mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wari ufite umubabaro umyemerere yibire muri Yorodani, kandi namara kwibira muri Yorodani y'ijambo ryawe, akibira muri Yorodani ya Mwuka Wera, unyemera acire ibibembe, acire buri gikomere cyose. Urakoze urakarama kubera kuri Imana yumva gusenga, uri Imana y'amasezerano, uri Imana yacu, uri Imana yigijwe hafi na Kristo akamutwegereza kugira ngo twegerane nawe, kubera ko ijambo ryawe ryaramwe ngo Kristo niwe wenyine wabashije kutwunga nawe, niwe wenyine wabashije kuza hagati yacu, aba urufatiro rukutugezaho. Urakoze urakarama, twemere nk'abana bawe, utwemere nk'abana baciye bugufi, duciye bugufi aho twe twaraheranywe n'ibibembe kugira ngo uzudukize ibibembe. Urakoze urakarama, tugushimiye kubyumvishije kandi kubikoze. Buri muntu wese mugirire neza ku bw'izina ryawe, kandi umuneshereze mu izina rya Yesu, kandi utubature udukure mu bata bw'ibyaha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen, amen.